kuko byabaye ndi mutoya njya numva nyine bambwira nka mama tibyaje mu myaka 5 kuko nyine ntabwo bihitamo kugira Imana igukoreshe, ntabwo bihitamo iyo niyo yireberera ikabona ko ari ngombwa kikorera muri wowe. Ndibuka navuga ati nubwo mudufunze ariko ngiye Imana ambwiye ngo urwaye sida kandi gahunda ifite niyo kuyigunuka ugukiza. Yego. Amen, amen. Kuko yakurikiye Imana yavuze ati shingiye kuntu ibintu bigenze n'ukuntu ibintu bibaye tuzamushaka azavuga Imana azavuga Imana nibikunda. Amen. Shalom shalom team vandimwe udukurikiye. Twongeye guguhereza ikaze Jackie. Murakoze cyane. Muri Imana bane nawe. Amen. Twifuje kugirana ikiganiro rasa phone ongere kujwiho gatoya kugira ngo ibintu bishe kugenda neza. Ndabona usa neza urakeye rero. Murakoze. Amakuru y'imisi. Timeze turashima Imana. Abakozi impambanyayo TV. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Jackie rero makuru dufite tuzi ko uri mwe mu bakozi b'Imana bahamagawe bakiri ubyumvishe wese ahita agira amatsiko. Turashaka kugira tumenye Jackie ariko ntujye mu bundi buzima utugane mu muhamagaro we mu gukorera Imana kwawe aho ngo niho dushaka kwibanda. Yego. Umuhamagaro wanjye mubuye buryo ubwo nsobanurira. Nari nkubaje nti urumwe mu bakozi b'Imana cyangwa se mu bahanuzi bahamagawe bakiri batoya. Shatubwire wahamagawe ute byatangiye gute? Umuhamagaro wanjye navuga ko ari Imana yabikoze. Yego. Kuko akenshi nanjye nago nkunda kumenya uko byaje kuko byabaye ndi mutoya njya numva nyine bambwira nka mama tibyaje mu myaka 5 nkorera Imana ariko urumva n'umwana sinarinzi byari byo mu myaka 12 birakomeza nkajya mvuga iby'Imana imbwiye ariko nanone naramenya neza ibyari byo narabisobanukirwa mu myaka 15 nibwo nabaje kumenya ko ari Imana inkoresha, nibwo namenye ko ari umuhamagaro w'Imana uri muri ngewe. Nuko nguko umuhamagaro watangiye. Mbega nukuvuga ngo ari Samuel. Yego. Ari kumwe na Eli. Yego. Ninde wakubereye Eli rero? Umuntu wambereye Eli. Uribuka Samuel yarahamagawe arita bakasanga Eli kandi ari Imana irimuhamagaye akongera noneho Eli aramubwira ati niwongera kumva iryo jwi uvuge ngo umugaragu wawe ndi hano. Yego ngira ngo nuko yavuze nubwo ntabyibuka neza. Umuntu wambereye nka Eli navuga ko ari nka mama wanjye. Byiza cyane kuko niwe wari ubizi neza, ni nawe byatangiye turi kumwe n'abandi bakozi b'Imana bari abakozi b'abahanuzi cyangwa pasiteri bakuze. Ni benshi bagiye bambera ba Eli. Okay byiza cyane. Nyuma yo kubimenya wabyakiriye ute? Ni ibintu byiza cyane umaze kubimenya. Ni ibintu byiza kuko nyine ntabwo bihitamo kugira Imana igukoreshe, ntabwo bihitamo iyo niyo yireberera ikabona ko ari ngombwa kikorera muri wowe. Rero nanjye msanze bindimo mbona nandi mahirwe n'umugisha ukomeye cyane ku Imana gutoranyije mu bandi ikemera gukorera muri wowe nta n'icyo barushya, ni umugisha ukomeye cyane. Okay byiza cyane. Tujya tubona abantu bagenda bahamagarwa bakiri batoya cyangwa se n'abandi bantu bakuze ariko abahanuzi bo by'ukuri bari hariye. Abahanuzi bari hariye kuko impano y'ubuhanuzi ni impano zimwe mu mpano navuga ngo zungura itorero cyane ariko nanone iyo zikoreshejwe nanone nabi zikubita itorero hasi. Abantu benshi usanga abo tuganira bagiye batandukanye usanga bafite ibikomere
bagiye baterwa n'abahanuzi mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, ndetse nawe ubwawe ushobora kuba hari ibyo wigeze ayo makuru yafiteho, ushobora kuba nawe warugeze ukomeretswa n'abahanuzi. N'ubuhe buryo witwara mbega kugira ngo byibuze ukomeze kuguma mu murongo wa nyawo? Turi abakozi b'Imana, turi n'abahanuzi, ariko twahamagawe bitandukanye. Umuntu wese buri muhanuzi niwe uzi uko akorana n'Imana ye, ni nawe uzi misiyo ariho. Hari abantu benshi bakomeretse kubera ko niba yarahuye n'umukozi w'Imana waje abyitirirwa, ntabwo azabura kudakomereka. Rero ikiba kibabaje nko muri sosiyete cyangwa mu bahanuzi bagenzi banjye, niko mwese muhura muri abahanuzi ariko mudakorera Imana imwe. Kuko navuga ngo niba yarakomeretse, ntabwo Imana ibereyeho gukomeretsa abantu, ibereyeho komora imitima y'abantu. Niyo waba uri umunyabyaha wakoze icyaha, ifite uko igutwara ukabyemera, ariko itagukomerekeje. Rero abo bandi bakomerekeje abandi, gusa nyine hari abantu biringiye abahanuzi cyane, bumva ko ubuzima bafite ari ukubera abahanuzi. Imana irakora ariko na Satani arakora, kandi impano zose z'ubuhanuzi ntabwo tuzihabwa n'Imana. Rero nahura n'umuntu utarazihawe n'Imana cyangwa afite misiyo yajeho, niba yaraje aje gushakira Imana mw'indamu, niba Imana ayifite mw'inyungu ashaka runaka, ntabwo azabura kugukomeretsa, azagukomeretsa kugira abone izo nyungu. Hari aho ngaho tutari twasimbuka, hari ikintu uvuze kandi gikomeye, ngo impano zose z'ubuhanuzi ntabwo abantu bazi ko hawe n'Imana. Haba hari ikindi kintu gitanga izindi mpano, gitanga impano? Ntabwo nabimenye, ariko nyine turabyumva. Ugenda urabyumva ukagira ute, kandi nanone koko uretse no kubyumva, hari n'igihe Imana ivuga ikabivuga nyine, kandi koko buri ntambara igira umuntu nyine wayitangije. Ntabwo babura. Yego, urakoze cyane. Rero tumva ngo abarungi, abaki, n'abarangi, abarangi, ndetse dusomye no mu byakozwe n'intumwa 16 ibice 16 umurongo wa 16 tubonamo umukozi w'Imana Pawulo agiye kuvuga ubutumwa. Haza umuntu, umukobwa wakoreraga daimoni cyangwa se waraguzaga, aravuga ati uyu muntu ni uw'Imana, ngibyo ababwira mugira ute, mu byubashye. Aha dushingiye kuri icyo cyanditswe rero tubona yuko hari n'abantu mu by'ukuri babona bagahishura, ariko bakoreshwa n'imbaraga za Satani. Aho ngaho mu by'ukuri ntabwo beshe, ibyo uvuze ni ukuri. Mbe nabo ngabo ngira ngo rero babakora ibyo ngibyo bagamije ibihembo, bakora ibyo ngibyo bafite ibindi bategereje inyungu, bakora nyine nk'abazahembwa ariko ibihembo byo mu isi. Rero umukirisitu uzahura n'umuhanuzi w'umurangi, ariko nabarangi, ariko ibyo bantu ntibisohora, ntabwo bisohora. Barabona bakerekwa nk'uko n'abandi berekwa. Ni nk'uko akenshi n'abagiye mu bapfumu, hari igihe umupfumu udakubwira ati umeze gutya na gutya, nubwo babeshya, ariko hari igihe akubwira ikintu ukabona nicyo. Rero Imana yo iyo ari Imana ivuze cyangwa ikora muri uwo muhanuzi, uretse nawe ubwawe ko nubwo babeshye cyangwa batuburira, hari igihe n'abantu batagira gushishoza cyane bakabizera cyane, bataramenya neza Imana bakorera iyo ari yo. Ugendanye n'umuntu ugatindana nawe, ntabwo wayoberwa ko ari Imana ikorera muri we. Byiza cyane. Ni ibihe ni nk'ibihe bitangaza waba uyuka cyangwa se ubuhanuzi Imana yagutumye ku bantu cyangwa se wasenganye nabo, Imana ikagukoresha? Ndabizi ko Imana igukoresha cyane pe. Nka 5 wibuka bati kabisa ahangaha Mana wabanye nanjye. Si ngombwa ngo uvuge abantu, ntabwo bitangaza, ntabwo biba biri ngombwa cyane. Yego, kuko ubwo Imana ikora ibitangaza buri munsi. Yego, kandi igihe ibintu byose Imana ikora mbona ari surprise, biranungura byose mbona ari ibitangaza. Amen. Ntabwo navuga ngo yakoze ibitangaza ibi n'ibi, ahubwo akenshi twebwe dushinzwe guhanura abo byabayeho, bakazavuga ati burya urana umukozi w'Imana hakozwe iki, yaransengeye iki kirakoreka, yaransengeye nyira uburwayi, aransengera ngira gutya.
ndumva aho ngaho ntabwo nabivuga ni byinshi ariko nanone birashoboka yuko hashobora kuba yaraguhamagaye kuba ati cyagihe byaremeze gutya bigenda gutya kugira ngo nunakumva atagira ngo ni ibintu turi gupapiraho. ntabwo nta gahunda gupapira dufite nta gahunda gupapira dufite gusa hari igitangaza Imana yigeze gukora, hari ibintu Imana ikora cyangwa umuntu avuga abantu bakabona ko birenze, ariko nanone ndakubwiye ngo wowe uri twumva cyangwa uri kunyumva aka kanya, nanone Imana igiye gukora ibishaka gukora ibintu birenze, ibishaka gukora ibintu by'igitangaza, uzabibona wese nyine akabona ari igitangaza. Niyo mpamvu akenshi Imana igiye gukora irakureka imbaraga zawo zigashira kugira ngo umunsi yabikoze uzabone ko ari Imana yonyine yagize yabikoze. Ni byinshi Imana yagiye irakora, ariko hari abantu Imana yahaye urubyaro, niba yarahaye umuntu urubyaro amaze imyaka 17 ukabirebesha amaso baganga baramubwatari muri minipoze byararangiye, wowe wasenga Imana bati muhaye umwana koko ikazamuha umwana, mu ruhande rwanjye icyo ni igitangaza Imana yakoze. Ikindi Imana yakoze gikomeye numva 2018 gikomeye njya nekerezaho kikansubiza intege mu bugingo, no muntu nambona Imana imuhumugisha cyangwa azavuga muri comment, no mukozi w'Imana ntabwo mvuza hano atuye. Jean Pierre turagusuhuje nuko tutakuzi, turamusuhuje. Yego mu izina rya Yesu. Imana yamukije sida, yarayimaranye imyaka 20. Ndibuka nabyo kugira ngo ibikore ntabwo byanyuze mu buryo ngo twari dusenze cyangwa twe dusenganye, twahuriye ahantu nawazi nabo twari turi kumwe, hari abantu twari turi kumwe nyine ahantu turi gusenga Imana, bitewe dore ko gusenga byari biteme mu bintu by'ibyumba cyangwa mu butayu, ariko twe twarahuriye bamera nk'aho bagiye kudufunga, ariko Imana ikora igitangaza. Ndibuka navuye ati nubwo mudufunze ariko ngiye Imana ambwiye ngo urwaye sida, kandi gahunda ifite niyo kugukiza. Yego, ni ibintu magararaho n'amaguru yanjye nkavuga ati Imana yarahabaye kandi yakoze ikintu gikomeye. Ari umudiva ari kuntu umwadeperi kuko yakurikiye Imana, yavuga ati shingiye kuntu ibintu bigenze n'ukuntu ibintu bibaye tuzamushaka, azavuga Imana ntibikunda. Ariko mu bintu iyo mbitekereje nkabikurura mbona Imana yarahabaye, mbona Imana yarakoze igitangaza, yarayimukijije 2019 mu kwezi kwa 4. Ndibuka ko ari nabwo yagiye Darifuru. Imana rero yarahabaye irabikora. Muri ibyo ngibyo ni mu bintu byatumye iyo mbitekereje ndakomera, uretse no kujya kure nanjye yarandengeye. Iyo mbitekereje mbona ko ari Imana yahabaye. Na 21 nararwaye kuva mu kwezi kwa mbere, bantu bageraho bambika baravuga ati birarangiye, umuryango urarira n'inshuti abandwaje, namwe muzatere comment muvuge ko Imana yahabaye. Yego, byari bikomeye, bashize iherezo, ndetse ahandi koko muri babandi babahanuzi twaze turavuga ngo bose nago bakorera Imana, hari abaje baravuga ati ni umugeni agize utaratashe, kandi koko nanjye nabibona nkabona ndatashye. Gusa Imana yarahabaye, mu gukira kwanjye baramvuje biranga, amafaranga barayatakaza biranga, ariko kugira ngo ibikore nari ndyamye numva ijwi rivugiye ku dirisha ngo ngiye gukorera igitangaza mu Makoma. Abantu twese tuza Makoma turi Abanyarwanda, ni ibi byo ku nsina nyine ari abari icyatsi. Amakoma ni umuvandimwe yavuguse, akimara kuyavuguta ubwo nta makakama arayama, amaze kuyama numva ijwi ramwe ngo ntabwo uzongera kurwara ukundi. Amen. Rero ni igitangaza Imana yakoze, nahise maguruka ndakira kuva ico gihe ubu ndi muzima, ikoreye mu Makoma kandi abaganga barananiwe. Iyo mbibonye rero numva ko ari imbaraga z'Imana. Amen. Amen. Nizihe nama wahereza urubyiruko? Urubyiruko haba abakristo ndetse muri rusange. Urubyiruko inama nabaha cyangwa nabagira, muze twihishe mu Mana. Kuko hano hanze ibintu birakomeye, ibintu bimeze nabi. Burya agakiza hari icyo kadufasha, nubwo hari abapagane bo mu rusengero, ariko burya agakiza hari icyo kadufasha. Agakiza karakurinda,
kakwigisha uko akagombye kwitwara, agakiza kakwereka uko wambara, agakiza kakwigisha uko uvuga, agakiza kakwereka uko ubana n'abandi muri sosiyete nyine naba urimo, yaba ku ishuri yaba mu nzira, bakabona nyine koko kufite agakiza k'Imana bitewe n'uko ugize ute n'uko umeze. Inama nabagira cyangwa icyo nabahamagarira, muze dusenga Imana, muze tube kuri Imana. Hanze birakomeye kandi koko ibihagurutse ntabwo bitinya urubyiruko, ndetse n'abakuze n'abubatse ntabwo bibatimye, ariko cyane cyane urubyiruko. Iyo umuntu ari gukorera Imana ari urubyiruko, hari byinshi Imana imurinda byakagombye kumukoza isoni bikamumwaza, Imana ikamusimbutsa iyo minsi mibi. Inama rero nabajya muze dukorera Imana. Urakoze cyane. Hanyuma abahanuzi nihe nama wabahereza? Kuko tujya twumva abahanuzi rwose ukabona rwose yavugiraga Imana, barundi baje bajya babita ngo nabavugishwa. Tuzi ko ubundi umuhanuzi ni akanwa nyine, akanwa k'Imana, ntabwo ari kuvuga ku bwe. Umuntu utavuga ku bwe ahubwo uvugirwamo n'Imana, nizihe nama watanga? Kuko abantu benshi mu by'ukuri abantu bakunda Imana, abantu bashaka no kumva rwose icyo Imana iri kuvugana nabo ku buzima bwabo, ariko waganira nabo bakubwira ati runaka na runaka na runaka na runaka. Nizihe nama watanga ku bahanuzi? Abahanuzi harimo ba papa wanjye, harimo ba grafrieri, harimo bakuru banjye na baramuna banjye, hari abahamagaye imbere yanjye, hari nanjye nahamagaye imbere yabo. Yego. Inama nabagira si uko mutabizi, nimuze dukorera Imana mu kuri, tuvugire Imana mu kuri, tubivuge nk'uko tubitegetswe. Ubundi ari ikintu naho wajya mu iteraniro ugataha itavuze ukicecekera ntacyo bitwaye. Ubundi ngo ku munsi w'imperuka ngo bazikorezwa urusyo, ngo n'inkota mu rubavu, ngo bari no mu muriro, abandi baza bari gushya gusa, abandi bikoreye, abandi n'inkota iri mu rubavu. Urumva n'agahinda kagisute gakomeye. Kuri umukozi w'Imana ugahemuka kubera bitanu, ugahemuka ngo niko wambaye ubusa. Dawidi abivuze neza, rero ngo yabonaga arabona umukiranutsi w'Imana arekwa cyangwa urubyaro rwe ngo rusabirize. Hari ibyo Imana yemera ko bitugeraho, ukavugira Imana wambaye ubusa, ukayivugira wabuze ibiryo, ariko wabwirirwa rimwe ntiwaburara, kandi na igihe cy'Imana kigeze Imana iragutabara. Nimuze dukorera Imana, dushizemo imbaraga kandi tuyikorere mu kuri, kuko abantu benshi baraguye kubera ubuhanuzi. Abantu benshi bavuye mu nzu y'Imana kubera iki? Ubuhanuzi. Niba Imana irakubwiye ngo iramutabaye wowe ukishiraho igihe ngo iragutabaye mu kwa kane, kandi ntabwo ari ibivuze. No mu kwa kane nihagera hakagera Imana itarabikora, wa undi waje akurikiye Yesu kubw'imigati azasubira inyuma. Ariko nubwo turanga ku bahanuzi, nasomye ijambo ry'Imana kare, numva ari nkoze ku mutima. Vuga ngo iki? Ritubwire. Imana iturengere kandi tugire neza. Twaje kuganira ngo Yesu ngara kumwe n'abigishwa be, ngo ariko Yesu yigira i Kaperinawumu, amaze kugerayo ngo abigishwa baramushaka ngo baramubura. Ngo bamaze kumubura ngo bajya mu bwato kugira ngo bajye gushakisha nde Yesu. Bamaze kujya kumushakisha ngo baramubaza, bamaze kumubona ati mwami waje hano gukora iki? Ngo Yesu ngarababwira ngo ntago mwaje kunshaka kubw'imirimo n'ibitangaza mwambonyemo, ahubwo mwaje kunshaka kubw'imitsima Mose yabahaga cyangwa kubw'imitsima nabahaye. Bishatse kuvuga iki rero? Hari abakurikiye Yesu kubw'imigati, hari abantu baje mu gakiza kubw'amasezerano, kuko arabaduhura nabo utabatazi kuri n'umukozi w'Imana ati byanshanze, ati ndashaka njya gusenga, nyamara Imana nihuha ku cyari kiri kumurya cyangwa kimuremere yagikora. Urana gahunda yo kuza mu nzu y'Imana agize ute afite. Hari abaje gushaka ubuhanuzi, rero buriya buhanuzi naza kubushaka bakamubeshya, yahura nabo barangi cyane nabo baje mu ndamu zabo bakamubeshya atarasomye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukuri, atarasomye n'ijambo ry'Imana ngo akomezwe naryo, uriya azagwa asubira inyuma. Ariko umukirisitu wamaze kumaramaza nagakomezwa n'ubuhanuzi. Bahanura batahanura akomeza urugendo. Yego.
bavangirwa batavangirwa hakomezwa n'ijambo ry'Imana. Byasohora bitasohora abari muri ati naho iby'isi byakwanga ariko uzama ubugingo. Ku bahanuzi rero bagenzi banjye, ababeshya mureke kubeshya abantu b'Imana. Imana nivuga uvuge, nitavuga ureke kuvuga. Kandi mugabanye umwuka wo kwishira hejuru. Iyo ushaka gukorera Imana uriyoroshya. Ushaka kugira ngo Imana izakugeze kure, uriyoroshya wigira itapi abakirisitu bakakugenderaho. Kuko nico kintu Imana yagutumye, ni naco cyatumye kwita izina ngo umuhanuzi. Muze dukorera Imana rero, nicyo nabavugaho. Urakoze cyane, turagushimiye. Murakoze cyane. Reka twibutse abadukurikiye gukanda subscribe, kora share, tulayikinge nimba wumva udukunze, kandi udutere na comment. Ushimiye Jackie, turakunda kuba turi kumwe kenshi mu biganiro bigiye bitandukanye mu jambo ry'Imana ndetse n'ubuhanuzi. Reka dusabe Jackie asenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana nyiri gukomera, twari mu mwanya wo kongera kwibutsa kugira ngo tumenye abo turi bo ndetse nuko twakwitwara muri iyi minsi. Bana na buri umwe wese udukurikiye kandi umuhe umugisha w'Imana ugere mu bye, uhindure ibyanze guhinduka. Umugisha w'Imana ugere ku bashomeri utanga akazi, umugisha w'Imana ugere ku baguye babyutse, wongere ubasubize intege mu bugingo. Umugisha w'Imana ugere ku bagwishijwe n'abahanuzi, wongere muri uyu mwanya, wongere ubagarure mu byiringiro kandi ubasubize ku rufatiro, kubera ko Imana ifite imbaraga. Bana natwe uha umugisha baduhaye karibu, kandi ukomeze ubagurira imbago, komeza ubane natwe kandi uturengere. Urakoze, ni mu izina rya Yesu, amen.